tukiri muri ayo ntacyo tuzageraho, ntacyo tuzigera tugeraho. Turirimba ububyutse buzasigara mu magambo, ariko mu by'ukuri mu bikorwa ntabwo buzaboneka. Haleluya, Yesu ashimwe. Bashumba, niba dushaka kugira ngo ububyutse bugerweho mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko isi hose message duhabwa, isi hose bahanze amaso igihugu cy'u Rwanda, Afurika yose ihanze amaso igihugu cy'u Rwanda. Hano igihe cyose message tubwirwa niho nkomoko y'ububyutse. Njyewe rero munyemerere mbivuge gutya ntimunera amabuye, mbona ikintu tubuza ari uguhuza umutima. Guhuza umutima nicyo cyonyine kibuze. Turicara ngo aba ni abakristo banjye, wamubona yagiye mu rusengero runaka ugahangayika, ariko ndagira ngo ubundi duse n'abaganira. Turabashuje mwese bakunzi ba Team TV. Yesu ashimwe, Kristo yazakuzwe. Yambi ndabakumbuye cyane, nayo maze igihe ngira ngo mutambona, ariko ndamahoro, ndashima Imana, meze neza, ngira murayibona. Namwe ho muri hose nshimye Imana ko muri amahoro. I'm very sure ko muri amahoro, ariyo mpamvu muri bushobore gukurikirana inyigisho ya none. Wageze ahacecekirwa ntabwo byashoboka, nyine ubwo biba byararangiye. Ariko mwebwe kuko mukiriho muri amahoro, Imana ihabwa icyubahiro, nanjye mufashe kwishima ko nkiri amahoro. Reka iyo Mana rero yiturinze itumye tugera uyu munsi turi bazima, reka tuyishime. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye urukundo dukunda rutarondoreka. Turagushimiye Mwami ko uri Imana yacu, turagushimiye ndetse mwungeri mwiza kuri byose, muri byose, kuri twebwe abakwiringira. Ushimwe ko waturindiye ahatandukanye, ushimwe ko wongeye gutuma tugera hano turi bazima. Ushimirwe abakunzi ba Team TV, Mwami w'abami, ko wabarinze. Ushimwe ko tugiye kongera kuganira tukiri ku isi, tugihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi aho hagati bageze ahacecekirwa, ntacyo twabarushaga, si ubwiza, si ugukiranuka, nta nubwo ari ikindi, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe no kugira neza kwawe aribyo bitumye twebwe tugihumeka. Hari impamvu mwungeri mwiza ukidushigaje, hari impamvu niko ijambo rye rivuga, ni ukuwera wa Isiraheli. Rero gusa icyo tugusabye no kudushoboza kugira ngo dusobanukirwe impamvu cyo kidusigaje ikrete. Ndakwinyiza rero mwungeri muzima ngo ubane natwe. Ikiganiro bivuga butumwa tugiye gukorera hano, Mwami ntaba ari twebwe, singaragare, simboneke, sinumvikane, ahubwo we muri je uganze kugira ngo abari bwakire, abari bwo bagirirwa umumaro. Naho je ibyo navuga, ibyo nakora, ni ukuri Mwami nzi neza ko bitagira umumaro nk'ibyo wakora. Habwa icyubahiro ko ugiye gukora ndetse birenze ibyo natuye, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yes, rero nejejwe no kongera kubana namwe umunsi wa none. Ku batanze aribwo bwa mbere mumbonye, ku mazina y'ababyeyi banyise ndi umuganwa, ndi Jolly cyangwa Jolie. Mazina data yanyongereye ndi Kamikazi, irinde ejo bundi nahawe umwaka ushize mwese muzi, ndi umushumba. Iyo yose ni neza y'Uwiteka ikomeje kuganza kuri jewe, mumfashe kwishima. Rero umunsi wa none navuze ngo inze mbasuhuze, kandi Uwiteka aravuga ati nanjye ndagutumye ugira icyo uganira nabo. Umunsi wa none rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, umwanya mugufi, ariko nzi neza ko hamwe n'Uwiteka uri buyobore, nzi neza ko twese turi bwakire kandi tugafashwa. Maze iminsi abo tuganira, maze iminsi abo tuvugana, umwuka w'Imana akomeza kunganiza ku kintu cyitwa ubumwe, gushyira hamwe, guhuza umutima. Uyu munsi ndagira ngo ari ryo jambo natwe tuganira hano. Maze iminsi nganirizwa yuko guhuza umutima ni ukuri ariyo nkomoko ya buri kintu cyose. Tuzi neza twese nk'abakozi b'Imana cyane n'abandi bose bajya basoma Bibiliya, tuzi ko mw'iremwa rya buri kintu cyose Imana yagiye ivuga ngo baho kikabaho, nawe baho kikabaho, n'iki kibeho kikabaho. Ariko igeze ku mwana w'umuntu, kubera agaciro, kubera urukundo dukunda, kubera twebwe n'ibizindi za kubera zo tutazi, iravuga ngo ntabwo mwebwe ndi uvuge gusa ngo baho, kandi byarashobokaga. Yashoboraga kuvuga ngo baho nkuko ibindi byose byabayeho, natwe tukabaho. Ariko Imana iratwitondera kugira ngo itwigishe iyo nyigisho yo guhuza umutima.
iratwitondera ifata umwanya ngo inama iraterana iravuga ngo reka tureme umuntu tumureme mu ishusho yacu. Niba ari jyewe ujye uyisoma neza, niba ari yenda undi wadusobanura ukundi, ariko sinzi ko hari ahandi muri Bibiliya twasanga aho ivuga ngo reka ndeme umuntu aza asa nanjye, ahubwo harimo ijambo tu, reka tureme umuntu aze asa natwe, tureme umuntu mu ishusho yacu. Reka turebe mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Haleluya. Naho twarekera aho ngaho gusa, nashatse kuvuga ku ijambo guhuza umutima. Imana hano yatwerekaga guhuza umutima umumaro wayo. Iravuga ngo reka twicare dukore inama iterane kubera umwana w'umuntu wongeye kurema, kubera agaciro ko mubonamo, kubera urukundo mukunzi, kubera umuntu numva nifuza kwabawe, kubera itandukaniro nkeneye ko riba hagati ye ndetse n'ibindi biremwa byose. Haleluya. Nibaza yuko atari ukuvuga ngo hari abantu bayateranije bandi. Imana yari Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ngo reka tureme umuntu aze afite ishusho yacu, aze yambaye ubwiza bwacu. Tukira aho ngaho nashaka kugira ngo wowe wahuraho imbere ya televiziyo aho ireba, ushobora kuba wari ufite amajwi menshi, ushobora kuba wari ufite abantu benshi bakubwira ngo uri mubi, urasa nabi, ufite amenyo ahengetse, ufite umunwa umeze utyo, ufite izuru rimeze gutya, ufite ibirenge bimeze bityo, ufite utuguru tumeze gutyo, ufite ibiguru bimeze bitya. Iryo jambo urifate urigire iryawe, urigire iryawe kubera agaciro Imana yaguhaye. Yahisemo kurema umuntu akaza mu ishusho yayo. Iravuga rero ngo reka tureme, bivuze ngo nawe ukuri uko ko wibona uri mu ishusho y'Imana. Ya mazina yose yuzuye bakwise none ahangaha yahanaguze, babyita gute mbese buriye, nk'uko ubona uko inzu iba yanduye ukayikoropa kugira ngo ise neza, nk'uko ubona ikirahure cyanduye ugafata umuti ugahanaguraho, nk'uko ubona ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyanduye ukaba wafata umwanzuro ukavuga uti no reka. Nawe ayo mazina yose bagusize yakwanduje yahanaguze iryo jambo. Uvuge ngo mu Imana yaremye bagasohoka bakaza bari mu ishusho yayo, nanjye ndimo. So no matter ibyo ari byo byose byo bakubwiye byose ubihanaguze iryo jambo uyu munsi, kandi urabona kubaho kw'Imana. Yesu ashimwe. Rero Imana hano yatubwiye ngo reka tureme umuntu aze ari mu ishusho yacu. Bivuze iki? Hari Imana agiye mbona yaratwigishaga umumaro wo guhuza umutima. Ni nako byagenze. Niyo mpamvu umuntu ariho akategeka ibintu byose, agatwara amafi yo mu nyanja, agakora ibintu byose Imana yabifashe ibihereza umuntu. Kubera iki? Yaramwitondeye, kubera agaciro yamuhaye, kubera urukundo yamukunze. Iramwitondera, irangije avuga iti singiye kubyihererana, reka ahubwo noneho dukora inama igaragaza value cyangwa agaciro ko mpaye uyu mwana w'umuntu. Rero uretse n'ibyo, njye mpasanga yuko Imana yatwigishaga ngo ibyo twakora ibyo ari byo byose tudahuje umutima ntabwo bizabiri complete. Turi complete, turuzuye, kubera yuko habanje iyo nama iraterana. Iyi nama y'Imana Data ya Mwuka Wera ndetse n'Imana Mwana, tubona kugira ku gaciro gatandukanye n'ibindi. Byari bigoranye se? Yari kuvuga ngo baho, Adamu akabaho, ikongera kavuga ngo Eva we baho, nawe akabaho ikazi kamwita izina. Ibindi byose siko byagenze. Ariko mbona hari ipfundo aho ngaho, ipfundo mu buzima bwose bwo ducamo ryo guhuza umutima. Mbona ari cyo Uwiteka yatwigishaga. Ariko kuri ubu twebwe sinzi ko ariko bimeze, tuze kugendana, sinzi ko ariko bimeze. Reka tubanze turebe hano muri mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1. Reka tuharebe naho hanyuma tubone kugendana neza. Nta mwanya munini ndi bumare kugira ngo hagire n'ibindi byakorwa. Ntabwo mashaka kubatindira cyane muranzi. Rero turebye ku munsi wa Pentecote, tuzi twese intumwa za Kristo 12 bagenanye nayo ibihe byose. Biza kugera igihe
cyo bahabwa amakuru ko agiye kubakurwamo. Ariko Kristo arabasezeranya ati ntabwo nzabasiga mwenyine, nzabasigira Mwuka Wera nk'umufasha, nk'umujyanama, nk'umumararungu. Azababa hafi, azabagira inama, azabafasha. Mube maso gusa, muzamwumvire, muzumve icyo azababwira. Ubuzima buzoroha cyane. Bitari ibyo ngibyo, bibategereje ni byinshi cyane birahari. Reka rero turebe iri jambo riri hano. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere havuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha izi ni intumwa za Kristo bamaze gukurwaho Kristo, bamaze kumva ibintu bihindutse, bamaze kwiheba, bamaze kubona kubaho kwabo bigoranye, bamaze kubona ibibazo bigwiriye, ariko babwirwa ijambo rirabahumuriza. Nabo bamaze guhumurika, bamaze kumva kubera ko iyo ufite Mwuka Wera n'ubundi arakuyobora akakugira inama, bumva iki ijambo ry'Imana ribabwiye, bajye mu cyumba cyo hejuru baho bategereje Kristo, barumvira, baragenda barahicara. Icyo bakoze rero, baremeye bumva iki ijambo rivuze, bicara mu mwanya umwe, baba ahantu hamwe, baraje bahuza umutima. Haleluya. Byaroroshye cyane kugira ngo bize bibagirire umumaro. Iyo bataza kumva, umwe akavuga atoya Kristo amaze kudukurwaho, ndumva igisigaye ari ugupfa, reka mpungira, agahungira hano, ndagahungira hano, ndagahungira aha, nibaza ko bitari kubagendekera nk'uko byagenze. Ariko barumvira, baragenda bicara mu mwanya umwe, ahantu hamwe mu gihe kimwe, barenje bahuza umutima. Haleluya. Ese niko bimeze kuri twebwe nk'intumwa za Kristo? Iyo tuvuze ngo turaba Kristo, ubundi bisobanuye iki? Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko nyine turaba Kristo, dukwiye gukora ibya Kristo. Umuntu akagera ubwo akureba akavuga ati uyu ni umukristo. Imyambarire yawe igahamya kuri uwa Kristo, imivugire yawe igahamya kuri uwa Kristo, imyumvire yawe, imirebere yawe, imigendere yawe, byose bikaguhamiriza kuri uwa Kristo. Petero yihakana Yesu niryo jambo yabwiye ati ariko we ko tubona n'imivugire yawe kuko usa n'abantu babandi babanagana, ati reka ngo atere intambwe atari ko n'imigendere yawe ko tubona ugenda nka Kristo. Haleluya. Uko niko kuba umukristo, ndo kuba mufasi wa Kristo. Kugira ngo bishoboke ugeraho witwa umukristo, ntabwo ari amagambo, ahubwo ni bya bikorwa nk'ibya Kristo. Ariko se turaba Kristo koko? Turagenda nk'aba Kristo koko? Turitwara nk'aba Kristo koko? Haleluya. Reka dufate urugero rworoshye. Ndi umugore mfite umugabo, nawe yenda unkurikira umugabo ufite umugore, cyangwa uri umugore ufite umugabo. Kugira ngo urugo rugende neza nuko muhuza. Mutahuje, umugore akavuga ati genda shaka ko tubanza kugura imodoka, umugabo akavuga ati genda shaka ko tubanza kubaka inzu. Umugore akavuga ati ariko burya giye mbona tubanje televiziyo ya inchi 50 na numva ariyo giye aribwo twaba tumeze neza. Umugabo akavuga atoya ngiye numva ahubwo tubanje tukagura isambu, ubutaka, numva ari byo sawa. Abo bantu simpamya ko bahuje umutima, simpamya ko bizanoroha kugira ngo bagire icyo bageraho. Kubera iki? Umwe aratekereza undi agatekereza iki, kandi bananiwe gucisha make ngo bamanuke bagire ikintu kimwe cyo bahurizaho. Ikiri bubeho nuko bari bukomeza batatanije ibitekerezo, ntibazagira icyo bageraho. Ariko umunsi wo bazagera atyo umugore akavuga ati atari kuziko ari byo papa, reka turebe ese wa mugani gifite umumaro kurenza ikindi niki, reka turebe. Ubundi gifite umumaro, ubutaka na televiziyo navugaga, igifite ubutaka niki? Ese ubundi kuvuga ngo ndashaka kujya gutembera aha naha muri Amerika kuri miliyoni zingahe n'ubutaka twakaguze, hari igifite umumaro niki? Icyo gihe mugarutse mugahuza umutima, nibwo cya kintu kingira akamaro cyanyu kizagerwaho. Mutarahuza umutima ntacyo muzageraho. Nimumara guhuza umutima niko ubwo muzabona iterambere. Iyo umugore n'umugabo bahuje umutima, habaho iterambere mu rugo. Avuga A kumva A, yavuga B n'undi akumva B. Ariko iyo mutarahuza umutima, umwe avuga A undi akumva B, kandi buri gihe cyose umwe ahora yumva nkaho uyu nguyu arampinga,
n'undi akavuga ati nanjye yarampinga. Noneho hakabaho kuba twavuga ngo reka buri umwe akore icyo yumva muri we cyamuha agaciro, cyatuma runaka atamusuzugura mugenzi we, ariko ntabwo ariko bimeze. Niba mwagomba gutera imbere nka 80%, muzatera imbere yego, ariko ntabwo muzarenga yana nka 50. Igipimo cyo mwari guteraho imbere ntabwo ari cyo muzateraho imbere. Guhuza umutima ni ingirakamaro cyane. Reka tujye mu murimo w'Imana. Bashumba tutarahuza umutima. Tutarahuza umutima ngo tugakubiranije gutya. Ibintu byo duhora turirimba by'ububyutse ntabwo bizigera bugerwaho. Tutarahuza umutima ngo dutekereze ikintu kimwe, turebe itorero nk'ikintu kimwe, ahubwo tukava muri utu tuntu tw'utuguni two kumva yuko iri torero ryo ryanjye n'iri ngira ryo ryanjye, abari abakristo banjye, abari abawe. Tukiri muri ayo ntacyo tuzageraho, ntacyo tuzigera tugeraho. Turirimba ububyutse buzasigara mu magambo, ariko mu by'ukuri mu bikorwa ntabwo buzaboneka. Haleluya, Yesu ashimwe. Bashumba niba dushaka kugira ngo ububyutse bugerweho mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko isi hose message duhabwa, isi hose bahanze amaso igihugu cy'u Rwanda, Afurika yose ihanze amaso igihugu cy'u Rwanda. Hano igihe cyose message tubwirwa niho nkomoko y'ububyutse. Njyewe rero munyemerere mbivuge gutya ntimunera amabuye. Mbona ikintu tubuza ari uguhuza umutima. Guhuza umutima nicyo cyonyine kibuze. Turicara ngo abana abakristo banjye, wamubona yagiye mu rusengero runaka ugahangayika, ariko ndagira ngo ubundi duse n'abaganira. Reka mbabaze, niba uri umushumba ukaba uri umubyeyi, kadufate ibisanzwe, ukaba uri umubyeyi ukaba warabyaye abana Imana yarabaguhaye. Abana bawe nibaza ko ushimishwa no kubona umwana avuka agakambakamba akagenda, agakura, agatangira materineri, akajya muri segonderi, akajya muri universite, akaza agahabwa akazi. Niba ari umukobwa akagira amahirwe akabona umugabo, agashaka akajya hari akagira urugo. Niba ari umusore akagira umugore, bagashaka bakubaka, bakiyubaka, bakagwiza imbaraga n'ibindi byose. Niba umwana wawe bwite umwifuriza gukura, ukifuza akakura, ukifuza akajya kwiga kugira ngo acyure ubwenge, nabugeze aho ngaho bubafashe, bubakenure, bubakure mu bukene, abone akazi, bubaha amafaranga, azabakure mu bukene. Niba wifuza ko umwana wawe agira ubwenge, akazamuka, agashimwa n'Imana n'abantu, niba ubyifuza ko umwana wawe akura, uwa biological, uwo ubyara mu nda, cyangwa n'umuvandimwe wawe wa hafi, wowe ufite umutima wa kimuntu wuzuye ubumuntu, wifuriza umuntu wawe cyangwa n'umuvandimwe wawe neza, niba wifuza akakura, niba wifuza akagira impinduka, niki gitumye abakristo tubafashe tukabagundira, tukanga yuko batera indi ntambwe kugira ngo bakure? Uko umuhamagaro wawe utandukanye n'uwanjye, ni nk'aya ma university ari hanze aha ngaha. Nk'uko umwana ajya akiga ibyerekeye business, akagaruka akaba umuntu ukomeye, akaba umushoramari ukomeye cyangwa n'ibindi bikomeye, akaza akagira umuryango w'umumaro, ni nako umwana wakuvuye imbere akajya mu rusengero runaka akagira icyo yigirayo, aragaruka akaza akagira umumaro muri rwa rusengero rwe. Reka mbabwire, hari ikintu cyo njya mbwira abantu, iyo navutse kuri data navutseho ni uwo nguwo. Niyo banyitirira abagabo 100 ko aribo ba data, ariko tujya gupima DNA ndaza amenye ngo data nindi. Barya abakristo rero, niba afite umushumba wamwatuje, umushumba wamureze mu buryo bw'agakiza, umushumba umukujije, wa mwana azagenda ase n'ugiye mu mashuri hirya no hino, nk'uko umwana wagenda akiga, akajya muri Amerika akiga, ariko akagaruka akabazi neza ko iwabo ni Kigali, iwabo ni mu Mutara, iwabo ni Kinyamakara. Ntabwo umwana azigera ahindura iwabo, ntibishoboka. Aragenda yige atari ubwenge, ariko narangiza agaruke mu rugo iwabo. Haleluya. Azi iwabo ahagirira umumaro. Ni kimwe rero n'abakristo mu matorero. Umukristo azagenda ajye muri healing center, yige. Healing center ni umuhamagaro urihariye, utandukanye na restoration, utandukanye n'ibyiringiro bihoraho, utandukanye na New Jerusalem, utandukanye imihamagaro yose yo tuzi, kuko burya buri rusengero uzi neza yuko rujyana izina rijyana n'umuhamagaro Imana yahamagayemo uwo mushumba uruhagarariye.
wa mwana azagenda yige, narangiza ibyo yigiye hariya azagaruka hano. Ikindi cyo nshaka kubatangariza, iyo umwana wawe azi ubwenge, ari umuhanga, akagenda akiga kuri ya university, ashobora kugenda akahiga, yasoza bakamufata akaguma aho ngaho agakora umurimo hariya. Niba data ashaka kugira ngo wa mwana kure, akamuteza indi ntambwe, akamutwara ahandi kugira ngo umurimo wa data waguke, niki gitumye pasiteri udashaka kumurekura ngo wumve yuko hari impamvu ya mwana gukura mu buryo bwa mwuka ngo ajye hariya? Ese mubyeyi, washimishwa no kurera igikuri? Ntabwo nibaza ko byagushimisha. Washimishwa no kurera umwana agakura akagenda ukamubona mu bikorwa, mu bifatika no mu bindi byose. N'umukristo rero umukristo huzana w'umutima, mubeho muhuje umutima. Najya kwa wa mushumba akajya akahigira ibi n'ibi, akakomeza aho ngo, cyangwa akajya no gutangira umurimo we. Where is the problem? Turi abakristo, twese turi abakristo. Ntabwo abakristo ntabwo ari abajore, ntabwo ari abajoni, ntabwo ari abaja, ni abakristo. Sote ni wafuasi wa Kristo, twese turi abakristo. Ibyo rero, ibyo impamvu tubifite nuko tudafite umutima wo guhuza, nuko tudafite ubumwe muri twebwe, nuko nkita itorero iryanjye, nuko nkita abakristo abanjye. Nitumara guhuza umutima tukaba umwe, ntabwo umwana azajya atera intambwe aje kwigira hariya ngo numve mpangayitse. Ntabwo azajya ntinyabaza iwanjye kugira ibyo bahigira. Sinzatinya kwemvita umupasiteri. Hari gahunda y'ubwoba abapasiteri batinya no gutumira bagenzi babo, ataza kugera ku gatuti yakwigisha bamukunda bakafata nomero ejo bakamukurikira. What is the problem? Ikibazo kiri. Ese ubundi niba wa mwana umwigishije agakura akagenda, aba bandi bari umunebe ntusigana nabo batoza? Reka mbabwire bakristo, reka mbabwire bashumba, nukuri reka tugire umutima uhuje. Niduhuza umutima, umwana agasohoka akajya hari uzumva nta kibazo. Niduhuza umutima, umushumba akaza kwigisha iwawe uzamwakirana ubwuzu bwinshi, kubera ko muri umwe. Uko wamaze kumenya, wagize indi ntambwe bitera, utabona rya torero nk'iryawe, utabona wa mukristo nk'uwawe, ahubwo byose uzi nyirabyo ari we Kristo. Niduhuza umutima, niduhuza umutima, egare ububyutse muri iki gihugu. Tutarahuza umutima, ni ukuri tuzasenga, ni ukuri tuzinginga, ni ukuri tuzaririmba, ni ukuri tuzakora ibishoboka, imisozi tuzayijyamo, amazi tuyajyemo n'ibindi n'ibindi. Ariko tutarahuza umutima, tutaraba itorero rimwe rya Kristo, ntaho tuzagera. Mwikwifuza kurera abana badakura, nk'uko utifuza ko umwana waba igikuri. Mwikwifuza kurera abana badafite ubumenyi, nk'uko utifuza ko umwana wawe wabyaye mu nda yabaho nta bumenyi. Uko utanga amafaranga ukamwigisha ugahangayika, ni nako ukwiye guhangayikira uno mukristo ukuri imbere, kugenda akajya hariya akiga, kugenda agasohoka. Nawe kandi niko ukwiye guhangayikishwa no kuzana abarimu, nk'uko n'ubundi hariya mu ishuri abana baca imbere y'abarimu batandukanye. Ni nako mbona natwe abakristo ariko bikwiye kugenda. Ni ukuri reka mbabwire abashumba, ntabwo uyu murimo ari uwacu, ni uwa Kristo. Aba bakristo si abacu, ni abakristo. Mwumve n'izina, muzumve ko bizahindukaho kugira ngo bitwe abakristo bazahinduke bitwe abajori, abamuganwa. Ntibishoboka, ni abakristo. So ko ari abakristo dufite kibazo ki? Ndabasabye bashumba, tugire umutima uhuje, duhuze umutima. Nibwo uzicara ukumva ko umushumba kuza hano azabazanye izindi mbaraga, azabazanye andi mavuta, azabazanye andi maboko. Reka mbabwize ukuri, kubera ibyo bintu abashumba benshi babuza abakristo, ndetse n'abakristo benshi babuza abashumba. Barahangayitse abakristo, bari hanze babuze umuntu bashumba, baragera kuri uyu bagasanga nibyo. Buri muntu arakurura yishyira, bundi arakurura yishyira. Icyo gihe wakahava ati gihe hano nta gakiza amabonye. Umushumba nawe baba Kristo akababura, agasigara ahangayitse, gihe uyu murimo nawe utangiye hashize imyaka 10, nta bakristo mbona, ntibiyongera. Ikibazo dore ngicyo. Umunsi uzagira izo nyigisho zivuga ngo turi abakristo, twese itorero rya Kristo tugahindukira tukamenya ko turi itorero rimwe, inyigisho igahinduka imwe. Usohotse ukamusengera ukamuhesha umugisha, niba agiye gutangira umurimo ukamuhesha umugisha akagenda agatangira umurimo. Ni ukuri reka mbabwire, icyo gihe nitumara guhuza bikagenda bityo, ni ukuri muzumva ububyutse
igiturika giturika hano mu Rwanda. Icyo isi yose yaritegereje tuzakibona. Kandi reka mbabwire bashumba, ni ukuri pe, nkurikije message Imana ikomeje kugenda itanga. Nicyo gicumbi, nicyo gicumbi. U Rwanda niyo nkomoko y'ububyutse. Njyewe mbona ikintu kibuze gisigaye gitinze ari ikintu cyitwa guhuza umutima. Rero reka mbabwire, nk'uko intumwa za Kristo zahoje umutima, data akamanuka, Yesu Kristo akamanuka akabiyereka, ibintu bigahinduka, bakavuga indimi, bagahinduka umuriro ukaka. Natwe nitumara guhuza umutima, Kristo azamanuka dukoresha ibikomeye. Ububyutse buzaboneka muri iki gihugu, ndetse n'isi yose izongera yakire ububyutse nk'uko twigeze duhinduka, nk'uko twahinduriwe amateka igihe cy'ububyutse. N'uyu munsi nitwemera ko turi abakristo, tugahuza umutima, tugahuza umutima, icyo gihe ni ukuri bizashoboka, ububyutse buzashoboka. Mbabwije ukuri, ndabifuriza rero yuko duhuza umutima, ndabifuriza yuko tumenye ko turi itorero rimwe, ndabifuriza yuko tutakwicara ngo twumve yuko twahera mu tuguni twacu. Reka ndabongera ndabibutsa, izi ni adresse Imana yaduhaye, ndetse ni imihamagaro itandukanye gusa, lakini sote ni wafuasi wa Kristo. Twese turi aba Kristo, twese turi itorero rya Kristo, kandi turi itorero rimwe. Uretse ko muri aya matorero atandukanye hari imihamagaro itandukanye. Ni ukuri ntimunyumve nabi bashumba, ndabakangurira yuko dukwiye guhuza umutima wonyine, nicyo kintu kibuze. Ahasigaye uzahaguruka akagenda musengere, uzajya kubera ntabwo ari ahawe, ntabwo itorero ari iryawe, ntabwo n'umwana mu rugo iyo akuze nababwiye ngo aragenda kubaka, agashaka kubaka akagira umuryango we. Kandi kurya kubaka hirya no hino, ndababwiza ukuri ko ariyo maboko murimo mubona, kubera ko yavuye aho umunezererewe, umusengeye, umuhesheje umugisha. Ni nk'uko umwana yagenda kubaka, ubwo mukamugurije amaboko, ndakubaka mukamugurije amaboko, wa muryango uhinduka uwawe, n'uriya muryango uhinduka uwawe. Mwumve ahantu ho turimo dupfira. Hari ibyacu byinshi byo tunanije, hari ibyacu byinshi byo tubuze kubera kudahuza umutima. Nababwiye ngo DNA y'umuntu ntabwo igiba kabiri. Ntabwo wa mwana we wareze mu mwuka ashobora kugenda ngo ahere. Iyo umubereye umubyeyi muzima, aragenda, wa muryango we yakoze n'ubundi ni wowe ukomokaho, ni ishami ryawe. Reka mbabwire, amashami y'ibiti, amashami agirirana umumaro. Amashami agirirana umumaro. Aya matorero ni amazina, ni imihamagaro itandukanye, dukwiye kugirirana umumaro. Nguko uko mbifuriza. Kandi nyuma yaho ngaho, ni ukuri nitumara neza kubihagaramo neza. Haleluya. Nitumara kubihagaramo neza, nibwo tuzabona kugororerwa, nibwo Kristo azamanuka akabana natwe. Ijambo ry'Imana ndarikunda, kandi niturisoma neza, ni ukuri reka mbabwize ukuri, tuzagera kure. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari 2 cyangwa 3, Yesu aramanuka akajyamo hagati yabo akabakoresha ibikomeye. Nuko yarazi ko tuzagira iyo mitima yo gutatana. Ariko umunsi tuzahuza umutima, ntimurebe uko turi bake, ntimurebe uko imbaraga zacu zinga, ntimwirebe oya. Kristo azamanuka dukoresha ibikomeye. Niyo mpamvu ibihugu byose hirya no hino bizaza hano gukongereza muri iki gihugu umuriro. Haleluya. Ibicaniro byabo byari byarazimye, igicaniro cya buri gihugu cyari cyarazimye, kikamanurwa no gukongeza hano. Kubera iki? Umuriro uzaba watse. Ahari hari abakita igihugu gitahari, hari abatwita bakeya, ariko kubera Imana turi benshi, kubera Imana turi igihugu kinini, kubera Imana umuriro uzaka, kandi bose bazamanurwa no gukongeza hano. Nyuma yaho ngaho rero, reka mbabwize ukuri, nyuma yaho ngaho nibwo Kristo azatugororera, nibwo tuzahabwa impano nzima, nibwo tuzahabwa impano zitagajuka, zidacuya, zitazagibwaho ingese, zitazagira ibya bindi byose byo tujya tubwirwa. Ntabwo tuzabihabwa ari uko gusa tubayeho ngaho tujenjetse, twikunze, tudakunze umurimo w'Imana. Akamabwira Shumba, wowe ugitekereza utyo, menye ko udakunda umurimo w'Imana, kuko uyu ni umurimo w'Imana yaguhaye, ni icyizere Imana yakugiriye. Ndagusabye ngo uhindure imyumvire. Niba ari ibishoboka, ni ukuri habeho, niba ari inyigisho, niba ari iki, abashumba duhuze umutima. Tumara guhuza umutima tuzagera kuri byinshi. Imana yo mu ijuru idushoboze, Imana yo mu ijuru idufashe, Imana yo mu ijuru idusure, idushoboze kugira ngo isi yose ikire, kuko ni twebwe ihanze amaso. Imana ibaha umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro mwana. Dutangira twagusabye kujyana natwe,
mwami ni ukuri wabanye natwe, waganirije ubwoko bwawe, mwami sibyo wavuze ahubwo niwe wavuze. Wera wa Isiraheli rero ndakwinjize kugira ngo uherekeze iri jambo nuko rigira umumaro muri babandi bose baryakiriye. Wera wa Isiraheli ntaba ari amagambo yanjye, naba yanjye ntacyo ari bumare. Ijambo ryawe we ryo watambukije mwami Data ndakwinjize kugira ngo ribone ikiraro kizima, mwami rigere mu butaka buzima, maze ryere maze rigira umumaro. Wera wa Isiraheli icyifuzo cyanjye nuko nk'abashumba duhuza, nuko tumenya ko turi abawe, n'ibyacu n'abacu byose ari ibyawe. Mwami nitumara guhuza umutima turabona yuko ari guzatugirira neza, turabona ko ari guzadukoresha ibikomeye, turabona ko aribwo n'abandi bategereje kugira ngo babone umuriro watse baze gukongeza hano, turabona ko ari nabwo mwami nabo bazabahembutse, bazababonye gukira kwabo. Uhabwe icyubahiro ukoze ibyo birenze ibyo natuye, shyirwe hejuru kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Mwami ubabarira abashumba bose bashobora kuba bagifite iyo myumvire, kandi udutabare udushoboze kugira ngo umwungere mwiza dusobanukirwe kuba umukristo, dusobanukirwe guhuza umutima icyo ari cyo mwami, maze tuzaragwe umurage mwiza utagajuka, udacuya, utazaribwe n'ingese, utazagira ikintu